kira bonesa. Ijuru rirongeye kuntangariza rirambwira ngo imbaraga zikurinda zipfunyitse mu cy'Imana yavuganye nawe, zipfunyitse mu isezerano niryo rikurinze. Kandi Pawulo yaravuze ngo yaturokora urupfu rukomeye n'ubiracyaturokora. Ijuru ryongeye kukurokora kandi magaze muri amavuta nguhesha agaciro abantu bataguhesha agaciro. Mwinjije mu murage w'ikimenyetso cy'ibyiza kandi ikibanza wari uhagazemo shitani yashije kugira ngo akwiciremo ntabwo kigipfiriyemo kuko Kristo agufiteho umugambi wo kukurinda muri icyo kibanza kugira ngo wakire ubuzima. Akira ubuzima mu izina rya Yesu, akira imbaraga mu izina rya Yesu, akira gukira mu izina rya Yesu, akira gucuruza ukunguka mu izina rya Yesu, akira kubyara ugaheka abahungu n'abakobwa, akira ubuzima urugo rwawe rwari ruri ku manegeka. Shitani yaraje ateramo igiti, ashingamo igiti kitatewe na Kristo, ariko none ahamagaze muri amavuta ndakiranduye. Iki giti kitatewe na Kristo ndakiranduye, ndanduye iki giti muri uru rugo, ndanduye igiti gituma utabyara, ndanduye igiti gituma utumvikana n'umugore, gituma utumvikana n'umugabo, ndakiranduye. Igiti gituma utagira amahirwe ndakiranduye. Igiti cyakubujije amahirwe. Wabonye akazi ariko n'amafaranga ubona ntubona, n'amafaranga uhembwa ntabwo umenya aho uciye. Ni igiti cy'abadayimoni, ntabwo gituma amafaranga ubona ukabura inzira aciyemo. Ariko nona ndakiranduye iki giti cy'umuvumo, ndakiranduye igiti kitari cy'amahirwe, ndakiranduye igiti kitari cy'umugisha, ndakiranduye igiti kitari cyo gukomera, ndakiranduye igiti kitari cyo kubona akazi, ndakiranduye igiti cyo turi guhirwa, ndakiranduye igiti. Nshuti z'umusaraba nongeye kubasuhuza abakurikiranye ubumwe bw'abera ministries, nagira mbabwire ngo mugire amahoro y'Imana kandi ubwiza bw'Imana bukomeze kubabaho. Rero ndabashimiye mwese abajya bakurikirana umushumba Reverend Ntambabazi, muramuzi cyane, amaze iminsi atwigisha ibimenyetso bikomeye cyane by'ubuzima kugira ngo umuntu wese yisobanukirwe. Mushumba rero aho uri hose ndagushuje mu izina rya Yesu, ugira amahoro, kubaho, kunesha, gutsinda bikomeze kuba kuri wowe. Hari ibintu njya nkwibukiraho wangiriye neza ntago nanariko kutabivuga. Icyambere nuko wankuye mu isayo wankuye mu isayo. Ubundi hari abantu bavuga ngo isayo ni Kristo ayidukuyemo. Kristo yari yamaze kuyinkuramo ariko abandi bayintsindagiramo, kandi naramaze kubaturwa muri Kristo Yesu. Bayintsindagiramo rero kugira ngo ntakanguka, ntaba muzima, ntabaho, ariko uyinkuramo. Ndagushimira ko wakoze ibintu bikomeye. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane ko Imana yagukoresheje iby'ubutwari. Icya kabiri, ndagushimira ko utigeze unjugunyaho nsize. Ntabwo wigeze unjugunyaho nsize, ahubwo wakomeje kubana nanjye, ukomeza kunkomeza. Kandi nabibonye igihe nagiraga ibyago, nzajya mpora mbivuga igihe nagiraga ibyago, abagiye bagira ibyago mwese, abantu bose aho bari, Imana ikomeze ibakomeze mu rugero barimo, uko bari Imana ibimane kandi Imana ikomeze ibaha imbaraga. Ndamushimira rero ko yankomeje cyane muri icyo gihe, agafatanya n'abandi bajyaga bakurikira urubuga rwitwa iriba ry'amazi adudubiza. Mbifurije rero umugisha w'Imana mwese aho muri, abakurikirana umushumba ku bumwe bw'abera ministries n'ahandi gatandukanye. Nanjye kandi nkaba nongeye kugaruka mbabwira ngo Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo dutangire iki kiganiro dusenga kugira ngo Imana idufashemo kandi namwe muze kurushaho kugubwa neza muri Kristo Yesu. Mwami, turagushimiye kuri Imana nziza, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, nawe uhwanye nawe, kandi imigambi yawe irusha imbaraga imigambi shitani yose yakoresha. Ndagushimiye ko twagiye tukubona n'ubu kandi turakubona, imbaraga ze zikomeze gukora muri byose mu izina rya Yesu, amen. Muraho neza, mugire amahoro y'Imana. Mbifurije gukomera guturutse ahera h'urusengero. Ndagira ngo rero muri aka kanya mbazaniye ijambo ry'ubuhanuzi, kugira ngo murigenderemo kandi muryumve. Ni ijambo musanzwe muzi, ariko narihaye nk'ubuhanuzi, muraza kumva mu buhanuzi bukomeye cyane bw'iby'Imana yampaye muri aka kanya. Ubundi abanzi nitwa Tugushimiye Silas, ndi umugabo nyine w'abana 5, ariko 2 bagiye mu ijuru mu mezi 5, ariko muri iyi minsi nsigaranye 3. Nyuma rero yuko 2 bataha, Imana yakoze ikintu gikomeye, iranshumbusha, maze iminsi mbivuga.
iranshumbusha umwana mwiza cyane, umwana mwiza cyane, kuko imbaraga z'isi cyangwa za shitani aho ziri zigenda zikorera ntabwo zirusha imbaraga z'Imana, ntabwo zirusha imbaraga z'Imana, ahubwo iz'Imana zijya zikora mu gihe icyo ari cyo cyose. Ndagira ngo rero dusome ni Yesaya 61 umurongo wa mbere, ni Yesaya 61 umurongo wa mbere. Numvise aho twaganira nubwo muhazi, ariko ngiye numva ari hashya kuri njyewe, ndumva ari hashya kuri njyewe, bisobanuye rero namwe bigiye kuba bishyashya kuri mwebwe. Aravuze ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Ndatangaye. Ubundi mu buryo busanzwe na hano mu isi habyuka umuntu wari uryamye, kandi umuntu uryamye ibimenyetso bigaragaza ko aryamye nuko icya mbere aba yiyoroshe, icya kabiri niyo umukozeho yoroshe usanga yasinziriye mu buryo bw'ibitotsi bye bisanzwe Imana yamuhaye. Ubundi muri uku gusinzira kw'ibi bitotsi biz'umubiri ahawe, arasinzira ku buryo ushobora no kumucaho yaba ari wa muntu ku buryo atanakumva, wa muntu wasinziriye cyane. Ariko ntago nje mu buryo bw'ibitotsi byo mu isi, nje mu buryo bw'ubuhanuzi. Hari igihe umuntu asinzira, agasinzira mu bitotsi shitani yamworeje z'imbaraga z'imyuka mibi, akamuteza gusinzira. Mu kazi urimo ugasinzira, mu rugo rwawe urimo ugasinzira, mu bana bawe urimo ugasinzira. Atari ibitotsi usinziriye bisanzwe, ahubwo ari ukumera imbaraga zaguhagurukiye zikakugota, zikagutera gusinzira. Zamara kugutera gusinzira bikagutera kunanirwa, wamara guterwa kunanirwa bikagutera kuryama, wamara guterwa kuryama ukagenda ukagona. Muri uko kugona rero shitani ajyaza kumviriza yuko wagonye, yakumva uri mu kugona cyane, yakubitsemo umuriro wo guterwa ubwoba nawe, akakunyaga ibyawe kuko aba bikunyaga utareba, akakunyaga inshuti, akakunyaga abavandimwe, akakunyaga akazi, kubera ko yabaguteje gusinzira. Ariko nkuzaniye umuti. Nkuzaniye umuti. Umuti ni uwuhe? Nuko ijambo rivuze ngo byuka, byuka urabagirane kuko umucyo wawe ukurasiye, ubwiza bw'Uwiteka bubaye kuri wowe. Byuka aho uri. Ushobora kuryama ahantu hose, ushobora kuhagera, ushobora no kuba uryamye ugenda, ushobora no kuba uryamye uri mu biro byawe, ushobora no kuba uryamye uri mu kazi uri no gucuruza, ushobora kuba uryamye uri mu modoka. Ariko mu mbaraga zikorera mubera, mu mbaraga zikoreye muri njyewe, zimpagurukije zimbwira ngo nkubwire ngo byuka aho uri, byuka muri izo ngorane urimo, byuka muri ako kaga. Niyo mu mwanditsi yanditse aravuga ngo wa Yesaya 65:23 yaravuze ngo ntituzaruhira ubusa. Ntituzaruhira ubusa, kandi ntituzabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro rw'abaho umugisha n'Uwiteka. Turuka mu kubyuka nongeye kubabwira ngo mugire amahoro y'Imana. Ndanezerewe cyane muri aka kanya, ngarutse mbabwira yuko numva ndi mu bihe bidasanzwe. Nkuko wari uryamye, wari umaze igihe uryamye, hari byari bikuryamishije, ariko ndi mu mavuta nanjye adasanzwe ku buzima bwanjye, nshingiye ku byo Imana yagiye inkoresha. Nagiye mbona mu bintu byinshi bitandukanye, mu byo nagiye mbona nasengeye abantu bavaga, bari barwaye mu nda, bari barwaye imigongo, bari barwaye imitwe. Imana irabakiza, kandi ibakiza ako kanya. Ari n'abari barashatse abana bakababura, ariko kubera yuko shitani rero abaryamishije natura ubuzima, bituma Imana ibaha abana. Ndagira ngo mbatangarize ngo rero hejuru y'izo mbaraga zikurwanya, hejuru y'ibyo byose biguteye ubwoba, nje nkubwira ngo wihagarike umutima, witinya, wikwiheba, wicika intege. Yesu afite umugambi mwiza wo kukugira neza. Ariko makaze muri ayo mavuta yawubwira ngo aho ngaho wowe waryamye, muri ako kazi kawe waryamyemo, shitani arakuryamisha guteza ingorane, guteza akaga. Ayiwe, muri uku guteza akaga yarakubangamiye,
akunyaga ibyawe, ariko nje kubwira ngo ibyawe ndabiguhesha mu izina rya Yesu Kristo. Mpagaze muri ubu butware, mpagaze muri aya mavuta, mpagaze muri ubu butsinzi, ndabiguhesha mu izina rya Yesu Kristo. Nayo ngutangarize, Yesu hari ibitangaza yagiye akora byinshi, ariko hari ibyo yagiye akora. Nk'igitangaza cya mbere yakoze cyo kuhindura amazi divayi, yabikoze mu gihe yari arimo kuvuga ngo igihe cye nticyari cyagera, ariko kubera abona abantu hafi aho, abona ari benshi, arabikora mu butware. Nayo ngutangarize ngo aho wabona igihe kitari cyagera, aho ubona bitari byakunda, ndagira ngo ubwire ngo Imana ikorera muri njyewe, Imana ituye muri njyewe. Ndagira ngo nguhuze n'ibintu byawe. Rega waracuruzaga, abadayimoni inyenzi zinjira mu byawe, imungu zirabyinjiramo, ari by'abarozi bagukoreye, baraza bagondi inkoni mu bucuruzi bwawe bayitwaje ugira ngo baje guhaha, na hari ibyo bagondeyemo. Ariko magaze muri ubutwaye bubwira ngo akira ibyawe, subira mu byawe, izi nyenzi ndazirukanye, imungu ndazirukanye, iyi nkoni bagonze, izifu batuye mu bucuruzi bwawe barangiza ugahomba. Ndagira ngo utangarize ibintu bikomeye, subira mu byawe mu izina rya Yesu, subira mu byawe. Nkwatuyeho ubuzima bwo guhabwa ibyaha, ariko Mana nyir'ingabo nongeye kubabwa izindi imbaraga. Ndagira ngo utangarize, wowe umaze igihe ushaka umwana waramubuza, ariko mpagaze muri aya mavuta, nkwatuyeho guhabwa umwana mu izina rya Yesu, ugahura n'umugabo wawe. Hari umuntu witwa Ana ngo aviye ishuri, yageze mu rugo rwe nta kindi yakoze, kuko ishuri yamaze gusenga isengesho rivuga ngo rihindura ibintu. Ageze mu rugo rwe hari ibintu yakoze, yashashe igitanda cye, amaze kugisasa aravuga ngo wagitanda we, inda yanjye irararamo umwana n'ibyo kurya. Nayo ngutangarize ngo igihe umaze sinyitayeho, nta mwana ufite, ahubwo nitaye ku Mana yakurindiye. Hagati y'ibyo imbaraga zatumye utabyara umwana icyo gihe zigatuma utahapfira, Imana ikahakurindira. Niyo yongeye kuguhagararaho, iravuze ngo iguhaye umwana, igushubije ibyawe, iguhaye guheka, iguhaye gucikira, iguhaye abahungu n'abakobwa. Wa musore barakubenza, ariko mpagaze muri aya mafuta, ndagira ngo nkwinjize muri gakondo y'ibyiza byawe. Urabenga ubundi uri umusore, barakubenga uri umusore, kwanini ufite amaboko, ufite amaguru, ufite amaso yombi, unagenda bigakunda, ufite ubushobozi. Ni abadayimoni baguhagurukiye. Abadayimoni rero ndabirukana mu izina rya Yesu, nkwinjize mu kimenyetso cy'ibyiza. Ariko Mana nyir'ingabo, Yesu yasanze umuntu wari umaze imyaka myinshi arwaye, ariko ikidendezi, aravuga ngo ntago we nirirwa nita ku byaguteye ubwoba, sinirwa nita ku bagukandaje, sinirwa nita ku bataguhaye ibiryo, ku bagusuzuga, simbitaho. Kandi ntago ngiye nkushyira mu kidendezi ngo utahe watose, utahe ufite amazi nk'uko abandi bataga bafite amazi kuko bidumburaga mu kidendezi. Ahubwo wenda kubwira ngo ikorera uburi bwawe ugende, kandi ugende w'umuntu. Ndagira ngo utangarize ngo Yesu iyo yahageraga yakoraga ibitangaza ako kanya, bikagaragara bakabibona. Nanjye rero nje kumubwira ngo injira mu gitangaza cyawe, injira mu gitangaza cyawe. Uyu yikoreje uburiri akagenda, akimara kugenda hari ikintu cyanangaje ngo baramubonye avuga ngo uburiri ubundi ubwikoreye nkande ku munsi w'Isabato. Arababwira ngo ibyo simbyitayeho mu bibazo ubunyikoreje, ni ukubera igitangaza. Ari igihe umuntu amara igihe kinini aryamye cyangwa aruhiya uhari, nk'uko twavuze ngo bizukura bagirane, kuko umucyo kurasi. N'uyu yari amaze igihe kinini aryamye, ariko ku bwa Kristo ngo ahageze amuremera igitangaje kwikora uburiri. Nayo ngutangarize muri aya masaha, muri iyi minota, muri aka kanya, muri aya masagonda, muri uyu munsi, ndagira ngo nkubwire yuko ijuru riratangaje ngo injira mu murage w'ibyiza byawe, injira mu byiza byawe. Kandi ndabyiruka, nirukanye ikintu icyo ari cyo cyose shitani yagutejeho inyatsi, shitani yakwinjijeho inyatsi akoresha imbaraga zabo akorana nabo. Ariko muri aka kanya nshingiye yuko hari imbaraga zampagurukiye zikamagurukira zigatwara abana banjye babiri, ngahagarara mu ihame ryanjye ryo gusenga, nkakorana n'Imana ishoboye byose. Yarangira ikavuga ati ndagushumbusha nguhe byishimo, nanjye nje kuguhesha ibyawe wabuze mu izina rya Yesu, nanjye nje kuguhesha ibyawe wanyazwe mu izina rya Yesu, nanjye nje kuguhesha ibyo bagutwaye bakabigutwara ureba. Wagiye kurangura wishyura amafaranga aho uranguriye, ugeze aho ucururiza uracuruza urahomba. Hoya ibyo nje mbyanze, hoya ibyo nje mbyanze. Uracuruza urahomba, uteshwa agaciro, urasuzugurwa, barakunyaga, kandi wararanguye, watanze amafaranga, ntago wigeze ubyikopesha, ariko aho wacururije warahombye, abantu nabukopye nawe bagakwishyura. Ndagira ngo nkubwire ikintu gikomeye, nzanywe no kugutegeka abantu wakopye bakaba baranze kukwishyura. Ndabategetse nibakwishyure mu izina rya Yesu. Ikindi
ikindi kingaruye ahangaha nayo ngo utangarize ngo iyi ndwara yakuryamisha igihe kinini, ngaruye no kukubwira ngo byuka uri muzima, byuka utambuka uri muzima, genda uri muzima, ba mu kazi kawe uri muzima, aho uri ba muzima, mu byo ukora uri muzima. Rega hari ibintu byagukandamije, ariko muri Kristo Yesu dufite ubuzima n'ubutware n'ubushobozi bituruka muri Kristo Yesu. Ndagira ngo nkubwire rero, wihagarike umutima, witinya, wikuka umutima, umva byuka urabagirana, byuka urabagirana, terara meneso keta, mu ntambara ucamo byuka urabagirana, denosika ndakubyukije aho uri, aho umaze igihe ubyuka uryamye mu madeni, aho umaze igihe uryamye mu kaga, aho umaze igihe uryamye mu gahinda, aho umaze igihe uryamye mu byaguhahamuye. Hari ibintu byaguhahamuye, Satani yaragera gufata araguhahamura agutera ubwo, ariko ngarutse mu mbaraga zikomeye zo kukubwira ngo ngukuye aho bakuryamisha abazimu barakuryamisha bagutera kurota nabi ukarara winyarira, ariko Mana Nyiringabo bagutera umugabo wagucika umureba, umugore wagucika umureba, nukubera abadayimoni bakuryamisha. None mpagurutse nje kuguhuza n'ibyiza Imana yakuremye, mpagurutse nje kuguhuza n'ibyawe, mpagurutse nje kuguhesha n'agaciro mu izina rya Yesu. Ndagira ngo utangarize ngo imbaraga zakurwanyaga none ndazikubise mu izina rya Yesu, ndazisenye, nsenya gatsiko k'abadayimoni kaguhagurukiye, ndagasenya aho ucururiza karaguhagurukiye, ndagasenye mu rugo rwawe karaguhagurukiye, ndagasenye mu kazi kawe karaguhagurukiye, ndagasenye mu nshuti zawe karaguhagurukiye, ndagasenye ku buzima bwawe karaguhagurukiye, pila lara karaguhagurukiye mu buzima bwawe, ndagasenye. Mpagaze muri ubu butware, mpagaze muri izi mbaraga, ndakubwiye ngo byuka urabagirane, byuka ucuruze bareba byuka ucuruze bareba, byuka bakwishyure bareba, byuka ubyare bareba, byuka ukora ubukwe bareba, byuka umva utangire, wewe wize ukarangiza ukaba udafite akazi, byuka aho uryamye warize diplome wayibikanye n'ibyangombwa by'ubutaka. Hoya, ntabwo ibyo byangombwa by'ubutaka bigomba kubikanwa na diplome igomba kujya gushaka akazi igakora ikigomba gukora. Nkubyukiza ahantu bagushyize, mbyukije aho bashyize diplome yawe, mbyukije aho bashize akazi kawe, ngubyukije aho bashize ibyawe, guhera iyi saha iyi minota aka kanya. Ndagira ngo utangarize ibintu bikomeye, ngiye kubwira ibintu bitatu. Icyambere, imbaraga zagutsikamiye kugira ngo uryame ukaryama hasi zikagutsindagira, nkubyukije muri izo mbaraga zamagaze muri ubu butware. Icya kabiri, ukimara guhaguruka, ukimara kubyuka, ndagira ngo ubwire ngo icya kabiri, Imana ikurindiye aho ngaho uhagarariye. Icya gatatu, ikuremeye ibishyitse aho abantu batashaka kubona ibishyitse, aho dayimoni yahagurutse kugira ngo akurwanyirize ibyo, ariko Imana ikuremeye ibishyitse. Icya gatatu, numvise n'icya kane ni ukuri kw'Imana. Ndagushimiye ko ushoboye byose Mana, ndagushimiye ko uhamba. Icya kane, numvise ijwi rimbwira ngo Imana ntabwo izaguhana, ntabwo izagusiga, izagumana nawe, iragukorotiriye, irakugose, ibiguhiga bizaguhiga, bikubure kandi bikureba. Ndagushimiye nyiribihe, onera bonesa. Ijuru rirongeye kuntangariza rirambwira ngo imbaraga zikurinda zipfunyitse mu cy'Imana yavuganye nawe, zipfunyitse mu isezerano niryo rikurinze. Kandi Pawulo yaravuze ngo yaturokora urupfu rukomeye, n'ubu iracyaturokora. Ijuru ryongeye kukurokora, kandi mpagaze muri amavuta, nguhesha agaciro abantu bataguhesha agaciro, mwinjije mu murage w'ikimenyetso cy'ibyiza. Kandi ikibanza wari uhagazemo Satani yashije kugira ngo akwiciremo ntabwo kigipfiriyemo, kuko Kristo agufiteho umugambi wo kukurinda muri icyo kibanza kugira ngo wakire ubuzima. Akira ubuzima mu izina rya Yesu, akira imbaraga mu izina rya Yesu, akira gukira mu izina rya Yesu, akira gucuruza ukunguka mu izina rya Yesu, akira kubyara ugaheka abahungu n'abakobwa, akira ubuzima urugo rwawe rwari ruri ku manegeka. Satani yaraje ateramo igiti, ashingamo igiti kitatewe na Kristo, ariko none ahamagaze muri amavuta, ndakiranduye. Iki giti kitatewe na Kristo ndakiranduye, ndanduye iki giti muri uru rugo, ndanduye igiti gituma utabyara, ndanduye igiti gituma utumvikana n'umugore, gituma utumvikana n'umugabo, ndakiranduye. Igiti gituma utagira amahirwe ndakiranduye, igiti cyakubujije amahirwe. Wabonye akazi ariko n'amafaranga ubona ntubona, n'amafaranga uhembwa ntabwo umenya aho uciye. Ni igiti cy'abadayimoni, ntabwo gituma amafaranga ubona ukabura inzira aciyemo. Ariko nona ndakiranduye iki giti cy'umuvumo, ndakiranduye igiti kitari cy'amahirwe, ndakiranduye igiti kitari cy'umugisha, ndakiranduye igiti kitari cyo gukomera, ndakiranduye igiti kitari cyo kubona akazi, ndakiranduye igiti kitari guhirwa, ndakiranduye igiti abona umugisha. Wemye ngo abadayimoni bakurebe ngo bajegere iki giti ndakiranduye. Mpagaze muri ubu butware, ndanduye igiti cyose kirwa kiguhiga, ndanduye igiti cyose kirwa kikurwanya, ndanduye igiti cyose kirwa kigutesha agaciro, ndanduye igiti cyose kirwa kikuvuza hinduro.
umwanditsi yaranditse aravuga ngo Uwiteka n'umwungeri wanjye sinzakena. Ntabwo ugomba gukena, abadayimoni ntabwo baguteza gukena. Hoya, iki giti aho wavuye niho hari hakomeye, none shitani akujegereza aho wicaye. Hoya, mpagaze muri ubu butware, nicyo kinzanye nonaha. Nje muri ubu butware bwo kuvuga ngo akira ubuzima, akira umwana, akira gukomera, akira guhirwa. Ibiro byawe wari umazemo igihe shitani yaraje arakunyeganyeza intebe yawe. Nayo ngubwire ngo imizi ishaka kurandura intebe yawe ntago bizakuna mpagaze muri aya mavuta, ntago bizakura mpagaze muri aya mavuta. Ijuru riratangaje ngo akira kubaho, akira kugubwa neza, akira kumererwa neza, akira gukomera, akira guhirwa. Ariko mana, uziko Imana imbwiye ibintu bikomeye, imbwengera gushumbushishe. Wabuze amahirwe yambare ko Imana iguhaye kabiri. Uziko mu nzira wari umaze iminsi ucamo abadayimoni bakugira uko bashaka, bagira ngo bagukora icyo bashaka, bakujegeze, bakumenagure, bagende bakudondadonda uko bashaka. Ariko none amagaze mu mavuta yo kubwira ngo akira ubuzima, byukura bagirane, byukubeho. Reka mu kuryama kwawe abantu ntago bakubonaga. Nuwakurebaga wicaye mu mara y'amangazini abonaga umeze nk'uwisize ivu. Nuwakurebaga wicaye muri iyo modoka yabonaga umeze nk'uwambaye imyenda idafuze. Nuwakurebaga uri muri ako kazi wicaye muri ibyo biro, yakurebaga nk'ikimbwe yaze kandi uri umuyobozi we. Oya, mpagaze muri amavuta yo kubwira ngo akira ubuzima, akira imbaraga, akira ubutware. Kandi wicaye muri ibyo biro bya uri muri iyo modoka yawe, abantu bakakureba nk'umuntu wambaye imyenda idafuze. Oya, icyo ni icyangiro shitani yarakushyizeho icyangiro. Abantu wicaye mu biro byawe, abantu bakakureba nk'aho utari umuyobozi wawe, icyo ni icyangiro. Ukaba uri mu rugo rwawe, umuntu akaba akureba akagira ngo nyiri urugo, icyo ni icyangiro. None rero muri aka kanya ndakubwiye ngo byukura bagirana indandu igiti cyose cyatatawe na Kristo ku buzima bwawe. Iyo kuba utwaye abantu bakagusuzugura, utwaye imodoka yawe yitwaye, uri mu biro, ugira n'umutima mwiza, ukunda abantu, ariko dayimoni akazaga gusuzuguza aho ngaho. Hoya, abo ni abadayimoni. Ndagira nkubwira ngo abadayimoni ndabafunaguye, ndabashwanyaguje, mbamenya umutwe, mbamenya ibirenge, mbamenya amaboko, mbamenya amaguru, kandi guhera igisamba apfutse amaso, ntibazongere kuvuga, ntibazongere kumva. Aba ni abadayimoni mfutse bakurebaga batesha agaciro, ndabavumye mu izina rya Yesu. Ariko Mana nyiringa umurengezi wacu, mutabazi wacu, gabidukingira. Muri ibyo aravuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza nyine. Imana ije gukora ibintu bishyashya. Igihe wari umaze abadayimoni barakunegekaje, baragukubise hasi, urugo rugasenyuka ureba, ariko ndabwiye ngo ngushubije ibyawe mu izina rya Yesu. Ngushubije ibyawe mpagaze muri aya mavuta, ngushubije ibyawe, ngushubije agaciro, ngushubije amahirwe yandi wanyazo. Ibyo wagiye unyagwa ndabigushubije, kuko ndanduye iki giti mu izina rya Yesu. Ndakiranduye ngewe Silas, mpagaze muri aya mavuta, mpagaze mu mbaraga, ndi ko Imana ikorana nanjye. Ndabizi merutse gusengera umuntu wari waje ari mukuru kamaraso. Nabwo ni kutagiye kwa muganga, nabwo ni kutigeze ujya kwa muganga. Niye mama arambwira ati navuyeyo, bagerageje byanze, naho ni ihembe bamwore. Ndabwo ni guhera none hagarara aho ngaho ntunyegere. Nabwo ni mwizina rya Kristo, iryo hembe ritari turumbuka rirasohoka riragenda, rigwa imbere ye, arakira, arataha, ari muzima. None rero nanjye mpagaze muri ubu butware, ariko ndafashwe Silas. Mpagaze muri ubu butware nkubwira ngo hari ibikujagata, hari ibiguhiga, hari ibikubuje amahoro, hari ibigutesha agaciro, hari ibyaguhahamuye, hari ibyo ucamo ukumva ugize ubwoba, ukumva urahamutse, mbese ucitse intege. Ariko muri aka kanya, muri aya masaha, ijuru ritangarije muri ngewe Silas, riravuze ngo akira kubaho, akira gutsinda, akira guhirwa, akira gukomera, akira imbaraga z'Imana. Mana turagushimiye kukoze. Nero sila monema netogitere shile monevo denewa. Dushimiye Imana y'ubwayo ishoboye byose, ntago ijya yikanga. Imana ntago ijya yikanga, Imana ishoboye byose. Iyo usomye ijambo itangiriro, mu itangiriro harimo ijambo ngo Imana irema ijuru n'isi, kandi ngo ibona isi nta shusho yari ifite. ibona isi nta shusho yari ifite. Nshimiye Imana y'ubwayo, iyahanitse ikirere ikagihanika nta nkingi, ifite n'uburyo bw'ibyo yarema bishyashya. Imana yahanitse ikirere ikagihanika nta nkingi. Tubona zitaje ku itaje bashyiraho inkingi, cyangwa ku nzu bagashyiraho inkingi kugira ngo iyo nzu ikomere, ariko iki kirere nta nkingi gifite.
ubwo nta nkingi gifite rero iyagihanitse kikaba kibambye hari hejuru nayo ngutangariza ivuganye nawe iravuze ngo nonaha hari ibintu ihinduye, hari ibintu ikoze, hari ibintu iremye, hari ibintu itangaje ibintu bitatu. Icya mbere iravuze ngo igushyigikiye abantu batagushyigikiye. Icya kabiri iravuze ngo ikugiye imbere abantu batakugiye imbere. Icya gatatu iravuze ngo ibiguhaye ku mugaragaro babireba. Iguhaye agaciro ku mugaragaro babireba, iguhaye amahoro ku mugaragaro babireba, iguhaye gucuruza ukunguka ku mugaragaro babireba, iguhaye gukomera ku mugaragaro babireba, iguhaye kongera kunezerwa ku mugaragaro babireba. Kandi muri itangiriro nk'uko nabivuze Imana irema ijuru n'isi, ariko ngo irebye ku isi ibona isi nta shusho ifite, iravuga ngo nihabeho ngo ijoro umwijima iwita ijoro, amanywa iwita amanywa. Na icyari kinzanya nje kubwira ngo aho wari wicaye nta shusho hari afite, mu byo wakoragamo nta shusho hari afite, mu buzima bwawe nta shusho ufite. Ariko guhera iyi saa Imana itanze ishusho ku buzima bwawe, ikirandura iki giti itanze ishusho ku buzima bwawe, ukicara muri iyi modoka itanze ishusho ku buzima bwawe. Nta mwana wari ufite ariko Imana ijya kuguha umwana, bisobanuye ngo itanze ishusho ku buzima bwawe. Mu kazi bari barakwirukanye kubera impamvu za shitani, Imana iranduye igiti, ibisobanuye ngo iguhaye ishusho ku buzima bwawe. Iranduye igiti cya shitani yateye, igiti kitatewe na Kristo. Imana iteye igiti cyawe. Ugiye guhabwa umwana, ugiye gucuruza bikunde, ugiye kubona akazi bikunde, ugiye kwiga bikunde, ariko Mana nyiringa umurengezi wacu ugiye kubyara abahungu n'abakobwa. Urugo rwa Imana yarwubatse, wowe wakubitwaga Imana ikuyeho izinki, ikuyeho agasuguri, ikuyeho imigeri, ikuyeho izingumi, kuko ari Imana yo kwizerwa. Imana iraguhumanura, reka bari baraguhumanyije. Abaguhumanuye Imana iravuze ngo iguhumanuye nona, baguhumanyije utabireba, ariko Imana iguhumanuye uzumva. Kandi abaguhumanyirije nubwo utahabonye, Imana yo yaraharebaga, ijuru ryarahabonye. Niyo mpamvu ijuru rivuze ngo riguhaye ishusho. Mu buzima bwawe nta shusho wari ufite, mugenda gwagenda gufite ubwagenda gufite ibibazo, ariko Imana itanze ishusho. Nkuko yarebye isi yarayiremye ikabona isi nta shusho ifite, iravuga ngo guhera iyi saha iyi minota wasiwe nguhaye ishusho, igabanya umucyo n'umwijima. Umwijima ugira nijoro, umucyo ugira amanywa. Ibi iravuze ngo ntanze ishusho. Ijuru riravuze ngo riguhaye ishusho. Mu kazi kawe curuza wunguka uhawe ishusho, mu byo urangura curuza wunguka uhawe ishusho, mu bavandimwe baho ihaye ishusho. Imana ishimwe ko iguhaye ishusho. Nubwo nta muntu wakwishimira kugira ishusho, ijuru rifitanye gahunda yuko riravuze ngo riguhaye ishusho, kandi nta muntu ugomba kubangamira ishusho uhawe, kuko ijuru riranduye igiti kitatewe na Kristo mu buzima bwawe. Igiti kitatewe na Kristo areka Mana nyiringabo. Nawe wakoze ubukwe barangiye bakaguha kadirimo itafari, rero si era bakaguha kadirimo itafari, bakayigutongera ngo itafari ariko Mana bakavuga ngo itafari ko turimuhaye mu ndaye ntihazabyara umwana, ntazaheke, ntazajye gute. Imana yavuze ngo ikuhera itafari. Nawe wahawe, ariko Mana nyiringabo, nawe wahawe kado baranya bakaguhamo umuheha, muri kadoya bakaguhamo umuheha. Bavuga ngo ubukwe bwawe mu bukwe dukoze tugutwerereye umuheha. Itafari bakavuga ngo itafari rizakujye hejuru, ntuzabyare, ntuzaheke, ntuzacuruze, ntuzunguke, ntuzahirwe, ntuzagire gute. Ijuru riravuze ngo rikuye ibyo bimenyetso by'abadayimoni. Uyu muheha baguha batanze bakavuga ngo dukoze ibi nibi, dukoze ibi nibi, dukoze ibi nibi. Ijuru riravuze ngo rikoze ibintu bikomeye kuri wowe, rikwimanya abantu batakwimana, kandi rikurengera abantu batakurengera. Ariko Silas, ndafashijwe kubera ibintu mbonye Imana igiye gukorera uyu muntu unkurikiranye. Hari ibintu Imana igiye gukorera, hari ibintu Imana usiko nawe wanyaraga kuburira Imana kuyabo badayimoni, ukanyara kuburira umuntu w'umugabo, uri umuntu w'umugore ukuze, uri umuntu w'umugabo ukuze ungana kuri ukanyara kuburira nani sono ufite. Ijuru riravuze ngo riguhaye ubuzima bwo kuzajya usekwa n'umudamu wawe, azajya ahora ajya kwanika, ariko azajya ahora ajya kwanika matera wanyaye kuburira uri umugabo. Ariko ijuru riravuze ngo riraguhumanuye, riguhaye ubuzima. Ariko ndagushimiye nyirigabo, ngushimiye ukoze ibintu bikomeye, ndagushimiye ko wigaragaje, ndagushimiye wari urwaye amaguru akira gukira. Igiti gitatewe na Kristo, ijuru riranduye iki giti akira gukira. Wewe wari urwaye umugongo akira gukira, igiti gitatewe na Kristo akira gukira. Wewe wari urwaye amaso n'umutwe byari byarakujegereje byakuzengereje, warataye ubwongo n'icyerekezo, warabuze inzira wacamo, ariko ijuru riratangaje. Tirabonema, ijuru riratangaje, ravuze ngo riguhumanuye ku manywa y'ihanga. Aho uri hose urimo kumva iki kiganiro, ijuru riraguhumanuye. Wagifungura ari nijoro, bisobanuye ngo ni ku manywa yawe, ni ku manywa yawe, ni ku buzima bwawe. Ni Imana igiye gukora ibitangaza. Kandi nayo ngo nawe wasizwe amavuta, wajya ahantu bagusiga amavuta ntabwo ari amavuta yangaya
ngo abashumba basiga hoya n'amavuta umuntu wasanze arimo kwisiga no waragusika neravanye mu bapfumu mbonye marayika w'Imana agukora mu agukoza ikiganza mu maso aranye kuko ikimenye amavuta warayisize urwara ibihere utarigeze urwara ibihere n'abadayimoni rero barimo kukwinjira bagira ngo baguteze inyatsi ijuru ravuze ngo rigukuye hiri inyatsi mbonye abamarayika baguhanagura mbonye marayika afite ga arimo kugenda guhanagura mu maso nabanga gukuye iki cyokere cy'abazimu ipfu bw'isira rya Yesu agukuye iki cyokere cy'abazimu arakwambitse ziri imbaraga arakudwaniriye aragushyigikira imiryango ikwange kandi uruwo gukundwa byose ni ibiki bya icyo giti kitatewe na Kristo ndakiranduye imiryango yongera igukunde ndagira ngo utangarize ushinge business uyigeremo hagati nirangize ihombe kandi wari wayitangiye ibintu byari bimeze neza mwizina rya Yesu iki giti kitatewe na Kristo mu zawe ndakiranduye magaze muri ubu butware ndagira ngo utangaze ucuruze rimwe ucuruze kabiri ucuruze gatatu imyaka 2 4 5 kuwa gatandatu shitana gutezemo ingorane zo guhomba ndagira ngo utangarize ngo ntago uruwo guhomba mwinjije mu kimenyetso cyo guhabwa ibyawe wanyazwe n'abadayimoni nyikwinjijemo kugira ngo wongere uhabwe agaciro mu mbaraga zaho wakoreraga ariko Mana nyiringabo ndagira ngo ubwire ngo mwinjije mu kimenyetso cyo guhabwa agaciro mu mbaraga zaho wakoreraga nubwo wakoreraga mu mbaraga zikomeye ariko nje mu mbaraga zikomeye nanjye zo kugukura hejuru y'imbaraga zakurwanyaga zikaguhiga zikagutsinda zikakuryamisha ndatangaje muri aya masaha muri iyi minota muri aka kanya muri aya masegonda ndatangaje nk'imbaraga zaguhigaga zicira ritangaje amakuru ivuga ngo ngera ubeho byuko ukomeze byuko ucuruze byuko uhirwe byuko ubyare byuko umererwe neza byuko wunguke byuko urangura ucuruze wunguke ibyo bihomba biveho igihe wahombeye kirahagije ariko ijuru ratangaje bikomeye ritangaje ibintu bikomeye ritangaje bimeze gute ravuze ngo imbaraga zikurwanya zicitse intege narazibonye zarandwagije mu minsi yashize nsenga isengesho rivuga ngo wasanduku ntago nongera kukwikorera ku mutwe sinongera kukwikorera ku mutwe mbwira Yesu ngwino yikorere Yesu araza aravuga ati mwana wanjye ubwo ndi kumwe nawe nje gukorana ibintu by'ubutwari nje gukorana ibintu by'ubutwari kuko ko nabwiye Yesu nabwani abana banje bamaze kugenda ubwo bamaze kugenda mpagaze mu butwari nanjye gutera n'inda none abadayimoni bazaze bigaragaza mpagarara mwihame yo kuvuga ngo nteye indinda umudayimoni uzaza mukubita mushwanyaguza mumenagura uwo ari we wese azaza asanga ndi mwihame yo kuvuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro nero nanjye ndajya nkutangarize yuko guhera isaha y'iminota akakanya magaze mwame ngo kuvuga ngo akiri cyawe rambura ukuboko usingira ibyawe rambura ukuboko wakira ibyawe rambura ukuboko uhirwe rambura ukuboko ubona umugisha rambura ukuboko abadayimoni bakwikoreza akamuga dore wowe nawe bikoresha akamuga bakwikoreza akamuga akantu kitwa kabya bakwikoreza kabya baravuga ngo turakamwikoreje ntazagira ikintu abona mu buzima bwe ntazabona umugisha ntazabona umunezero ntazabone guseka ntazabone aho rurakaye wirirwa ngo waranutse isi yarakunukije kubera abadayimoni ibyo bagukoreye guhera nonaha aka kamuga nkagukweye ku mutwe wawe akakabye nkagukweye ku mutwe wawe ikindi cya kabiri we bakwikoreje ingata kugira ngo utazagira igise ngo ntuzikorera igiseke ngo cyangwa ntuzatuzwa ibiseke guhera none ngo kuyeho iyi ngata y'abadayimoni ndagushimiye nyiringabo kuko z'ibintu bikomeye icya gatatu gutangareje bateze ibyobo binini kugira ngo uzabigwemo kandi ukiri mu kazi ukiri mu gukorera ibyawe Imana ivuganye n'ibintu bikomeye iravuga ngo ntago uzakigwamo uracyari mu kazi komeza uhirwe komeza umererwe neza ariko ndafashijwe uzi ko ijuru rimbwiye ngo ibyawe byose Imana iguhaye ibiteyeho kashi y'amaraso ya Yesu ibiteyeho kashi y'amaraso ya Yesu ntawe uzongera kumenyera ibyawe ntawe uzongera kubimenyera rega nanjye ikitumye nje ahangaha nona ntawe uzongera kumenyera ibyawe kandi ndagira ngo utangarize mpamagara nkubwira amakuru mashyashya mpamagara nkubwira amakuru mashya hari ibintu umenye mpamagara nkubwira amakuru mashyashya inomero zanjye ni 078229 mpamagara nkubwira amakuru ndahishuriwe mbenye ibintu bikomeye kuri wowe mpamagara nongere zisubiremo inomero zanjye ni 078229 birakunza n'ukuri kw'Imana mpamagara tugiye gusenga dushima Imana ikoze ibintu bikomeye ngewe ndimo ndiyumvamo imbaraga zikomeye zikora ibitangaza Miss Agenda senge umuntu ufite inyonza mbonera irarigise abantu batizo mbaraga zivuye ndimo ndakorana nishoboye byose iyo ndimo gukorana nayo rero nimpaye ubundi butware ngarutse nkubwira ngo wihagarike umutima
ngarutse nkubwira ngo wari uhinemiranye waje ari mu kagare yarahagurutse aragenda arahaguruka aragenda uw'abadayimoni bari mu kuva navuze nti mw'abadayimoni mwe mutari mwagira hano hafi mutari mwagira aho mu gukorana ku rusengero mubwejagurira inyanza mu kumanuka bahera inyanza babwejagura bamanuka barenda bagira ku rusengero bamuvuyemo ndagira ngo utangarize rero imbaraga ziri mu gukorera muri ngewe zigiye kuvutagura ibiri kintu cyose cyaguhagurukiye mu buryo bw'umwuka kikagutesha agaciro. Reka dusenge. Mana turagushimiye kuri Imana ikomeye, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yahabaye ku manywa na nijoro, uracyakomeje imirimo myinshi itandukanye. Komeza kuganza urinde buri muntu wese muri aka kanya buri muntu wese yakira ibye, buri muntu wese yahirwe, buri muntu wese abona umugisha, buri muntu wese abona undi umugisha, abona undi mugisha, abona ubundi butsinzi. Ndagushimiye ko bikoze mu izina ryawe Yesu Kristo turakoze. Amen. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka.